Yesu ashimwe mwebwe abakurikiye muri wowe TV muri kumwe nanjye NGD. Nanjye kubasuhuza mu izina rya Yesu duhurira kuri uyu muyoboro wa muri wowe TV. Uko twabisezeranye rero, reka dutangire dusenga Imana, hanyuma dusome ijambo ry'Imana muri Bibiliya yera duhereye. Mana, turagushimiye kuri Imana igira neza, tugushimiye urukundo rwawe n'imbabazi utugirira, tugushimiye gukomera kwawe, icyubahiro n'ikibi cyawe. Tugushimiye uyu mwanya nanone uduhaye wo gusoma ijambo ryawe ryera. Umwuka wawe wera yururuka abane natwe, kandi buri wese abe mu ruhande rwe, utuyobore. Mwami Imana, ukomeze kudushyigikira muri byose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Yesu tubisabye, amen. Itangiriro igice cya 29. Yakobo ajya kwa Labani atendera Rasheli imyaka 7. Yakobo akomeza urugendo agera mu gihugu cy'abanyaburasirazuba, abona iriba riri mu gasozi ririho imikumbi y'intama itatu ziryamye, kuko kuri iryo riba buhiriraga imikumbi, kandi igitare gikomeye amazi cyari kinini, kigomeye amazi cyari kinini. Aho niho imikumbi yose yateraniraga, bagatembagaza cya gitare, bakagikura ku munwa w'iriba, bakuhira intama, bakagisubiza ku munwa w'iriba aho gihora. Yakobo abaza abungeri ati, bene data murava he? Baramusubiza bati, turi Abanyaharani. Arabasubiza ati, muzi Labani mwene Nahori? Baramusubiza bati, turamuzi. Arababaza ati, ari aho? Baramusubiza bati, ari aho, kandi dore umukobwa we Rasheli azanye intama. Arababwira ati, dore ntiburira, igihe cy'amahindura ntikirasohora. Mwuhire intama mugende muziragire. Baramusubiza bati, ntitubishaka. Imikumbi yose itaraterana bagatembagaza igitare, bakagikura ku munwa w'iriba, nibwo turi bubone kuhira intama. Akivugana nabo, Rasheli azana intama za se, kuko ari we uziragira. Nuko Yakobo abonye Rasheli mwene Labani nyirarume n'intama za Labani nyirarume, yegera iriba, atembagaza cya gitare, agikura ku munwa w'iriba, yuhira umukumbi wa Labani nyirarume. Yakobo asoma Rasheli, araturika ararira. Yakobo abwira Rasheli yuko ari mwene wabo wa se, ari mwene Rebeka. Arirukanka abwira se. Nuko Labani yumvise inkuru ya Yakobo mwishywa we, arirukanka aramusanganira, aramuhobera, aramusoma, amujyana iwe, abwira Labani ibyabaye byose. Labani aramubwira ati, ni ukuri uri amaraso yanjye n'ubura bwanjye. Abana nawe ukwezi kumwe. Labani abaza Yakobo ati, kuko uri mwene wacu nicyo gituma unkorera ku busa? Urashaka ko nzaguhemba iki? Kandi Labani yari afite abakobwa 2, umukuru yitwaga Leya, umuto yitwaga Rasheli. Leya yari afite amaso atabengerana, ariko Rasheli yari mwiza wese, no mu maso ari heza. Yakobo abenguka Rasheli, asubiza Labani ati, ndagutendera imyaka 7, uzanshyingire Rasheli umukobwa wawe muto. Labani aramusubiza ati, kumuguha biruta kumuha undi muntu wese, gumana nanjye. Nuko Yakobo atendera imyaka 7 kugira ngo ahabwe Rasheli
imuhwanira n'iminsi mike kubw'urukundo amukunze. Labani arabanza amushyingira Leya. Yakobo atebutsa kuri Labani ati, shyingira umugeni wanjye murongore, kuko ndangije iminsi yanjye. Labani atora abakwe baho bose, arabatekera, arabagaburira. Nimugoroba azana Leya umukobwa we, aramumushyingira, aramurongora. Labani atanga Zilupa umuja we, amuha umukobwa we Leya ho indongoranyo. Mu gitondo Yakobo abona Leya, abaza Labani ati, wangize ibiki? Rasheli niwe natende, niki gitumye undiganya utyo? Labani amusubiza ati, iwacu ntibagenza batyo, gushyingira umuto basize umukuru. Mara iminsi 7 y'uwo tubone kugushyingira n'uriya, iyindi myaka 7 uzatenda. Yakobo atendera Rasheli indi myaka 7. Yakobo abigenza atyo, amara iminsi 7 ya Leya. Labani amushyingira Rasheli umukobwa we, kandi Labani atanga Biluha umuja we, amuha Rasheli umukobwa we ho indongoranyo. Yakobo arongora Rasheli, akundwakaza Rasheli, anyungwakaza Leya. Atenda kuri Labani indi myaka 7. Uwiteka abona ko Leya anyungwakaye, azibura inda ye, ariko Rasheli yari ingumba. Leya asama inda, abyara umuhungu, amwita Rubeni. Ati, nuko Uwiteka yabonye umubabaro wanjye, noneho umugabo wanjye azankunda. Asama indi nda, abyara umuhungu. Ati, kuko Uwiteka yumvise nyungwakaye, nicyo gitumye anyongera n'uyu, amwita Simiyoni. Asama indi nda, abyara umuhungu. Ati, noneho ndafatana n'umugabo wanjye, kuko twabyaranye abahungu 3, nicyo cyatumye yitwa Lewi. Asama indi nda, abyara umuhungu. Ati, ubu ndashima Uwiteka, nicyo cyatumye amwita Yuda. Abarekeye aho kubyara. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Mana Data twese wo mu ijuru, turagushimiye kuri Imana nziza, tugushimiye ineza n'urukundo tugirira, tugushimiye ubuntu bwawe, kandi turagushimiye umwanya wose tumaze dusoma ijambo ryawe ryera. Wakoze kubana natwe, kandi Mwami Imana, ubwami bwawe bwamamare mu izina ryawe Yesu Kristo. Mana, ukomeze kubana na buri wese, kandi umwuka wawe wera akomeze kuba kuri buri wese, kugeza igihe tuzongera gusubirira. Mwami, ukomeze turindishe amaboko yawe akomeye, dusabye Imana Data wa twese, mu izina rya Yesu Kristo, Umwami kandi Umukiza wacu. Amen.